Iri jambo rirakomeye cyane. Yesu Kristo yaburiraga abantu, ababwira hejuru y'umuhamagaro, ababwira hejuru yo guhamagarwa. Yesu Kristo aravuga ngo umuntu wese uzampamya utazagira isoni, utazagira kwishushanya, utazagira amafuti n'ibindi, akemera akampamya imbere y'abantu, akaja muri rubanda agakora ivugabutumwa, akampamya imbere y'abantu, ahamya izina ryanjye, naje imbere ya data, ngo nanjye imbere ya data ngo nzamwemeza, ngo nanjye nzamuhamya imbere ya data. Arongera aravuga muzanyihakana imbere y'amaso y'abantu, akanga kuvuga ubutumwa imbere y'amaso y'abantu, akavuga ngo naje ngo imbere ya data igihe cyo kuprezanta abizerwa bose, ngo naje igihe ngo nanjye ngo nzababwira ngo simbazi. Irindi jambo reka tuvuga ngo bazavuga mwami Imana, mwami Imana, gusa iyo bazinjira mu bwami bw'Imana bazabwira ati mwanjyajya mwitungo mugende ngo sinigeze mbamenya. Ariko nshuti z'Imana yagize ngo mbasangije ku ijambo rabwira ngo mugende muhamye Kristo, kuko nawe azabahamya imbere ya data. Guhamya Kristo ntawe tubisangiye. Guhamya Kristo ni wowe wenyine ugomba kuja imbere ya Kristo n'imbere y'abantu ukamuhamya mu kuri no mu mwuka, kuko nawe ntazaguhamiriza muri gurupe.